imana yaduhaye ubuzima kugira ngo tuyikorere, tuyishime, tuyiramye. Yego. Tuzi ko ariyo nshingano yacu. Turashimira mwese abongeye kugira inyota yo kumva ijambo ry'Imana no kuba muri nibature y'uyu munsi. Bamwe ni nibature, abandi ni igitaramo kuko ni nijoro, abandi ni mu gitondo. Twese turashima Imana ku bwanyu kandi turabashimiye. Amen. Ejo ku bari bahari, ku batari bahari, reka dusubiremo gatoya ibyo twaganiriye. Muri iyi minsi ibiri, uyu akaba ari uwa kabiri, Imana yaduhaye kuganira ku kurebesha amaso y'umutima. Yego. Dushobora kuvuga ngo kurebesha kwizera. Twabyita amazina menshi ariko byose bivuga kimwe. Yego. Kurebesha amaso yo kwizera, kurebesha amaso y'umutima. Twatangiye ejo twerekana ko muri Yesu Kristo ariho dufite kureba, turebera mu ndorerwamo, kureba Yesu noneho bidafite by'igihe kirekire, bitandukanye n'igihe cya Mose. Ubwo twabonye ko Mose iyo yabaga afite ubwiza avuye kuganira n'Imana, abantu baramutinyaga kubera ko yabaga akayangana kandi ntibyari bimenyerewe, ariko bakageraho bakamwegera kuko yabibasabye, akababwira iby'Imana yamubwiye. Ariko nanone iyo yarangizaga yaritwikiraga. Pawulo yavuze ati yitwikiraga kugira ngo abantu batabona ukuntu ubwo bwiza bw'Imana bwari bumuriho bumushiraho. Yego. Igihe cya Mose rero ubwiza bw'Imana bwashiraga ku muntu, ariko igihe cyacu, igihe cya Kristo, abakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi, umwuka wera abana natwe ibihe byose. Yego. Ubwiza bw'Imana buguma muri twe, kandi igitwikirizo cyavuye kuri twe. Yego. Rero aho ngaho niho dukura isoko y'ibindi twavuze. Twavuze ko iyo umuntu atwikuruwe, iyo umuntu ubwenge bwe cyangwa se amaso ye y'umutima ahumutse, aramenya. Yego. Imana imuha ubumenyi. Yego pe. Hari ubumenyi bw'abantu twiga muri za kaminuza, mu mashuri ya segonderi, mu mashuri ya primeri. Ni ubwenge nabwo dukeneye, dukoresha, n'Imana irabukoresha. Yego. Ariko nanone hari ubwenge bw'Imana. Hari ubwenge bw'Imana tumenya. Twabonye ingero z'ukuntu Yesu yiyeretse abantu nyuma yo kuzuka kwe. Bagera igihe Imana ibahumura amaso, bamenya ko baganiraga na Yesu. Yego. Baranavuga bati tuganira na Yesu imitima yari inezerewe. Yego. Yesu akwihishurira uyu munsi, yongera kwihishurira uyu munsi. Twabonye kandi ko Pawulo yanditse nawe aravuga ngo Imana yandikira Abefeso, aravuga ngo Imana ihwejesha amaso yacu cyangwa se yanyu, yandikiraga Abefeso kugira ngo babone, bamenye ibyo biringizwa n'yabahamagaye. Yego.
bamenye ibyiringiro bafite. Mm. Dufite ibyiringiro bikomeye, tumenya iyo amaso yacu ahumutse. Yego. Ni nk'ikintu kiba kituvuyeho tukavuga tugasanga dufite ibyiringiro bikomeye bituma tunezerwa tugenda tuvuga ngo Imana yadushima Imana. Nanone iyo amaso y'imitima yacu abonye cyangwa ahwejejwe, tuza tumenya ubutunzi bwiza bw'ibyo azaraga abera. Yego. Tuza tumenya ibyo duhishiwe, bigatuma tugira imbaraga zo gukunda, zo gukomeza urugendo nubwo twari dutangiye gucika intege. Yego. Icya gatatu twavuze ko muri iyi mirongo y'Abefeso twasomye umurongo wa igice cya mbere ku murongo wa 12 wa 18 kugeza ku 19, wavuze ko iyo duhwejejwe amaso, iyo maso yacu ahumutse, tumenya imbaraga zitagira akagero ziri mu Mana. Tumenya imbaraga Imana twemeye bitubere umuremyi, isanzwe ari yo muremyi wacu, ariko hari abatabyemera ko ariyo yabaremye. Twebwe turabyemera. Iyo Mana ni nyembaraga. Amen. Nta kindi kintu cyiza nko kumenya ko ufite umwami cyangwa se umubyeyi w'imbaraga. Yego. Iyo afite imbaraga nawe ufite imbaraga cyane. Dufite imbaraga dukura muri Yesu Kristo watwunze n'Imana. Uyu munsi reka turebe ibindi dukura mu guhumuka. Iyo umwuka wera duhumuye tukabona, amaso yacu agahumuka mu buryo bw'umwuka, tubona iby'iteka ryose. Yego. Reka tubisome mu Bakorinto, urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto, urwandiko rwa 2 igice cya 4 ku murongo wa 18. Nanone ndasaba uwadufashaga ejo akomeze, cyangwa uwundi nanone waba witeguye vuba tudategereje umwanya munini. Yego. Abakorinto ba 2:4-18. Yego. Aravuga ngo natwe ntitureba ku biboneka, ahubwo tureba ku bitaboneka, kuko ibiboneka ari iz'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Amen. Amen, amen. Pawulo yandika uyu murongo uri hamwe n'indi mirongo iri haruguru y'uyu, ivuga ukuntu abakristo yandikiraga kiriya gihe, yabateguriraga gutotezwa, yabateguriraga imibabaro. Yego. Ariko abereka yuko badakwiriye kureba iyo mibabaro, uko kugirirwa nabi, uko gukubitwa, uko gufungwa, uko gusonzeshwa, ahubwo bakwiriye kureba ku bitaboneka, ibiri inyuma y'uko gufungwa, gusonzeshwa ni ibi. Haleluya. Amen. Ndimo ntekereza kuri iri jambo, nasanze abakristo twese twebwe turi abantu badasanzwe. Yego. Abakristo ni abantu badasanzwe. Abantu basanzwe babona nyine ibiboneka, babona ibiboneka babamwo, kandi nawe urabibona
kuko natwe muri iyi si niho turi dusangiye nabo ubuzima mu mirimo ukora muba muri kumwe babandi batizera Imana cyangwa se bayizera mu magambo gusa ariko batarahumuka mukora bimwe mukemura ibibazo bimwe buri munsi ariko wowe ukongeraho kuko wewe ufite amaso akwereka n'ibindi bitaboneka. Aha ngaha niho navuze ngo abakristo ni abantu badasanzwe. Yego. Kuko iyo ibi bitaboneka aho kugira ngo bihungabane umuntu aza yemera biriya biboneka akaba ari byo bihungabana. Yego. Reka nsobanure. Pawulo yandika iki gice uyu murongo nababwiye ko yavugaga imibabaro yabo nk'intumwa. Yego. Na ndetse akavuga ko zirimo zibabazwa kubera bo. Hari naho yavugaga ngo turababazwa kugira ngo Kristo abe muzima muri mwebwe. Mu mibabaro yacu nk'intumwa Kristo araba muzima muri mwebwe. Mu mibabaro yacu tuba dukomeje ivugabutumwa, tuba dukomeje guhamya Yesu, kandi guhamya Yesu nibyo bibazanira agakiza. Umuntu aza yemera iyo bishitse. Ntabwo tubyihamagarira ngo umuntu agende akora ibintu byahungabanya ubuzima bwe, ariko nanone iyo habaye gusabwa guhitamo gukomeza ibitaboneka mu maso y'abariya batarakira Yesu. Yego. Kuko abo ngabo nibo batotezaga intumwa, bwaba ari ubutegetsi bw'Abaroma bwategekaga na Isirayeli y'icyo gihe, baba ari abakuru b'Abayuda bo batari bazi ko Yesu yaje ari umukiza, ari umucunguzi, bagitegereje Mesiya nk'uko twabivugaga ejo. Abo bose barwanyije abakristo, ariko barwanyaga ibiboneka, barwanyaga uyu mubiri. Ariho Yesu yaravuze ngo muzatinye cyane cyane igishobora kwica ubugingo, ntimugatinye igishobora kwica umubiri. Yego. Abakristo rero bahumutse, iyo Imana imaze kuduhumura amaso tubona ibitaboneka, tubona iby'iteka ryose. Kandi iby'iteka ryose ni ibi bitaboneka. Ibi byose duharanira kandi dukeneye muri ubu buzima bwa buri munsi, nta na kimwe tuzajyana mu ijuru. Yego. Ntituzajyana mu ijuru amazu nubwo tuyakeneye. Ntituzabajyana mu ijuru ngo tuyimukane tuje kuyabamo mu ijuru, nicyo nshatse kuvuga. Ntabwo tuzimukana imodoka ngo tuze kubana nazo mu ijuru, tuzigenderemo mu ijuru. Ntabwo tuzimukana na za konti ziri mu mabanki ku bafite amakonti, cyangwa abafite inka mu nzuri. Ntabwo tuzabyimukana, ariko turabikeneye hano ku isi, kandi binadufasha gukorera Imana. Ibyo biboneka biradufasha hano, ariko si iby'iteka ryose. Yego. Duhumuke kugira ngo ibitaboneka ari byo bidufata umwanya munini n'imbaraga nyinshi
kuko nibyo byiteka. yego Imirimo dukorera Imana hano ku isi rimwe na rimwe kandi akenshi batanaduhembera, yego ukaba wafata amasaha n'amasaha wayikorera abandi kugira ngo abandi bafashwe, ariko uzi ngo Imana yo mu ijuru izayaguhembera umunsi umwe. Ni wowe ubizi, ibyo ni ibitaboneka, ariko abandi batabizi bazagufata nk'umuntu utakaza umwanya we. yego Ibi ngibi binadufasha no kumva ukuntu dukwiriye kugira ibyiringiro byacu igihe ko ubuzima iyo tubuze abacu cyangwa se nyine iyo dutotejwe, iyo imibiri yacu ibangamiwe n'abo ngabo badakunda Imana kandi bayirwanya, yego cyangwa se igihe dupfushije muri rusange, kumenya neza ko uko gutandukana ari ubw'igihe gito, kuko tuzi ko ubu buzima hano mu isi ari ubw'igihe gito cyane. Iyo umuntu yamaze guhishurirwa ibyo, bihindura ibintu byinshi mu buzima bwe. Hariho umuyobozi twagiraga aho nakoraga muri kaminuza y'u Rwanda, hari umuyobozi yigeze umunsi umwe kutuganirira, twari muri sale nini ya konferanse, aho yatanga ikiganiro anyuzamo, yakundaga urwenya cyane, ariko avuga ibintu na n'ubu nshibuka. yego Yaravuze ngo ntuzajya wishima cyane uri mu minsi mikuru, washingije abana, abandi babonye impamyabumenyi, babonye umwanya mwiza w'akazi, ati uzajya umenya yuko bizarangira. Ngo iyo umenye ko bizarangira urishima nyine, ariko ukagera uzi neza ko ari iby'akanya gato, ukirinda gukora ibyaha muri kwa kwishima no kwinezeza. yego arongera aravuga ngo nanone uzajya ubona ibikubabaza cyangwa ibintu bakugirira nabi, bikugirira nabi, ibintu bituma umererwa nabi ibyo ari byo byose, yego ati ntukajya ureka bigutwara kure, kuko nabyo biratambuka. Ahangaha ntekereza kuri iryo jambo uyu munsi, niho nageze naho ndashima Imana ko nta bantu benshi mperuka kumva biyahuye, yego nubwo bahari hirya no hino ku isi, ariko ejo narimo ntekereza nk'umurenge, kera hari abantu biyahuraga tutaramenya Imana, kandi benshi kuruta uko ntabwo duheruka kubumva. yego burya umuntu yiyahura ari uko afashe ibintu bitambuka we akabifata nk'aho bizahoraho, akabifata nk'aho bizahoraho, bigatuma ubuzima bwiwe abushyiraho iherezo. yego kandi mu by'ukuri iyo aza kwiyumanganya byari kuzatambuka. icyo gitekerezo rero cy'uwo muyobozi twagiraga, ubu ngubu Imana yaramusaruye kandi yari azi Imana, yego nashatse kukibasangiza kugira ngo bishimangire aya magambo aya ngaya Pawulo yanditse. yego twebwe
ibyo yavugaga byose ni ibintu bitari iby'iteka ryose, ni iby'igihe gito. Urababara igihe ariko ukagera igihe nawe ukanezerwa. Uko niko muri iyi si bimeze, byose bigenda bisimburana. Ni iby'igihe gito. Ibyo by'igihe gito rero tubibamwo, ariko dukwiriye kwirinda ko biducumuza ngo bitubuze iby'iteka ryose. Hari abantu benshi no muri izi ntambara dufite iwacu bahe bazicumuramo mu byo bavuga, mu byo bakora, bigaragarira buri wese, bakibagirwa ko bizatambuka. Kandi bikazatambuka babicumuyemo, bikazatambuka babifitemo ubuhamya bubi cyane. Reka ibi ngibi twabivugaho byinshi, ariko ibyacu abahumutse n'iby'iteka ryose. Ndimo ntekereza aya magambo, natekereje abantu bazanye ivugabutumwa Umurenge, kuko twebwe abakuze twarababonye bakuze. Jewe nabatijwe na Kajabika Andrea, ari mu bazanye ubutumwa bwiza iwacu. Nibajije ndi uwubabaza, wari kubabaza bakiriho, bona bamwungura, kababaza ngo ese kiriya gihe ibyo mwemeraga ubwa mbere ba so na ba sogokuru n'abaturanyi banyu bo mwakuranye batabyemera, mwumvaga mumeze gute? Igisubizo ni iki ngiki: Imana yabahishuriye amaso, babona iby'iteka, bava mu byo bari barimo biboneka. Ibiboneka byari ibihe? Ibiboneka kwari ugukomeza muri uwo muco twari dusanzwemwo, wo guharika, wo kudasenga, wo guterekera, wo kubandwa. Abakuze bari hano ngira ngo barabibonye gato, nanjye narabibonyeho gato. Nabonye umunsi umwe abantu babandwa, nabibonye rimwe nkiri umwana cyane, ngira ngo mfite nk'imyaka munsi y'imyaka 10. Bashaka ngo bave muri ibyo n'ibindi byaha byinshi byakorwa. Imana irabahishurira. Ibyo yabahishuriye nibyo bihaye, ibyo by'iteka, nibyo byageze no kuri Aimable atangiza iyi ministry. Haleluya, amen. Kubera ko ari iby'iteka ryose bizanakomeza kugeza Yesu aje. Amen. Hariho n'ibindi byinshi Imana yo mu ijuru izagenda ihishurira, kandi yahishuriye n'abandi. Nubwo navuze abo ngabo, na n'ubu iracyahishura ibindi. Hari n'ibindi byakozwe nyuma byinshi, kandi iryo hishurirwa ntabwo riza gusa mu by'Imana, haza n'ihishurirwa no mu bindi, no mu buzima bw'abantu, kuko Imana yita no ku buzima bwacu rusange, mu by'uburezi, mu by'ubuhinzi n'ibindi. Hari hishurirwa abantu bareba kure, akareba sosiyete, akareba kominote mu myaka izaza,
akavuga ngo izaba ikeneye ibi, agatangira we kubikora no kubyigisha, abandi bakamubona nk'umusazi, ariko mu by'ukuri aba ari umuntu Imana ihishuriye ikintu kizagirira abandi akamaro. Yego. Imana iyo amaso yacu yahwejeshe, hari ikindi tujya tubona gikomeye nacyo ngiye kuvuga. tuza tubona ubutabazi iruhande rwacu. Imana uko izikora, hari umubyeyi wasenze avuga kuri iriya nkuru, nanjye nari nateguye ko tuyiganiraho, ya Elisa n'umugaragu we. Reka tubisome mu gitabo cy'Abami. Yego. Abami ba kabiri 6:17. Abami ba kabiri 6:17. Haravuga ngo nuko Elisa asenga ati, Uwiteka ndakwinginze, humura amaso arebe. Nuko Uwiteka humura amaso y'uwo musore, arareba, abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare z'umuriro bigose Elisa. Amen. Amen. Amen, amen. Iyo twahumutse, Imana iduhumuye amaso, tuza tubona ubutabazi. Yego. Ntabwo tubona biracitse, tubona ubutabazi. Elisa hageze igihe ariwe muhanuzi wa Isirayeli. Isirayeli icyo gihe yarwanaga n'Abasiriya. Abasiriya imigambi yabo Elisa akaba yayibonye nk'ejo, akayibwira umwami wa Isirayeli. Umwami wa Isirayeli iyo migambi yo gutera Isirayeli akayirogoya, akayiburizamo. Urumva iyi migambi yamenyekanye mbere, ushaka gutera aragutanga. Yego. Bya bindi wari kuzakoresha nuko wari kuzakoresha ugasanga yakumenye. Nimba ari yambushe wari kuzatega ugasanga yazimenye mbere. Yego. Hanyuma umwami wa Siriya aza kubwirwa n'umwe mu bahanuzi be. Eterega nta wundi ubibwira umwami wa Isirayeli, ni Elisa. Umwami w'Abasiriya yohereza ingabo nyinshi n'amagare n'amafarashi ngo bize kuzenguruka uyu mukozi w'Imana wari utuye ahitwa i Dotani. Yego. Hanyuma ziramuzenguruka izo ngabo z'abanzi. Yego. Ba Isirayeli. Hanyuma umugaragu we, reba nawe, Elisa n'umugaragu we, Yego. yari ikintu kimwe, ntibakibonye mu buryo bumwe. Elisa yari afite amaso areba, Imana yari yaramuhaye. Yego. We Imana yari yamweretse kera ingabo nyinshi, yari yamweretse ngo umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bimugose, bimwereka ko izo ngabo z'Abasiriya ntacyo zimutwara. Yego. Ariko ngo uyu mugaragu we abyutse akabona izo ngabo z'Abasiriya zabagose. Yego. yarazibonye agira ubwoba cyane, aravuga ngo biracitse databuja.
abaza shebuja ati kwibutsa byenda no kwibutsa kuko abenshi barabikora tuzadusabira bariya bose dutangiye ku miryango yacu abo mu miryango yacu tuzi ko batarahumuka amaso nabo tubasengere kujya tubasengera amahirwe tukabasengera gutera imbere tukabasengera ejo kugira ejo heza ejo hazaza heza ho muri iyi si ho muri ibi by'igihe gito ahubwo tuzadushyira imbaraga nini tunabasengere kugira ngo Imana ibahishure babone iby'umwuka amen babone iby'ubumana Elisa nabikuye kuri Elisa birashoboka ko yababajwe cyane nuko umugaragu we adafite aya maso abona ariya mafarashi n'ariya magare y'umuriro abarinzi kandi amaze gusengera uyu mugaragu we nawe yabonye ibyo Elisa yabonaga kuko twasomye ngo nuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore nawe arareba abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Imana n'ukuri nishimwe ko na n'uyu munsi yiteguye guhumura wa wundi ugihumye utarabona uburinzi bw'Imana. Byagiye bigaruka mu isengesho ry'umubyeyi numvisha asenga, sinzi niba ari bo basengaga mbere, nicyo gihe nari ninjiriye, avuga ati cyangwa se n'uwamukurikiyeho umugabo avuga ibyabaye iwacu imyaka ibaye hafi 8 nta mihanda nyabagendwa igerayo, yewe wavuga ko nta ntiyababeshe ubutabazi kugira ngo buboneke hariya biragoye, ariko Imana yaraturinze. Nubwo hari byinshi byasenyutse ariko umurenge haracyahari kandi haracyatuwe, kugira ngo no muri uru rubuga nabo hari abo bajya bakira bariyo. Imana yakoze biriya kandi turatwumva nabo bonyine babihamya ababirimo. Ni Imana ya Elisa, ni Imana ifite amagare n'amafarashi by'umuriro. Ibyo ngibyo nubwo ingabo zindi zaba zimeze gute, zifite imigambi yo guhita zisenya ahantu umunsi umwe hakarangira, ariko hari igihe bitabashobokera kubera ko ba Elisa bahari. Ba Elisa bakwiye kurindwa n'amagare y'umuriro barahari. Ba Elisa bakwiye kurindwa kugira ngo umurimo w'Imana yatangije hariya uzakomeze, barahari. Hano nari kuvuga byinshi ariko umwanya ntutwemerera kuvuga byinshi kuri iyi ngingo. Turarinzwe bene data, nubwo dusa nk'abagoswe n'abakubwa impande zose, ariko twigire duhishurirwa amaso nk'ayo Elisa n'umugaragu we yageze aho nawe arahishurirwa arabibona. Izi ngabo byarangiye umukozi w'Imana asaba ngo zihume, Imana irazihumisha kuko bari bafite imigambi mibi ku bwoko bw'Imana. Arazibwira ngo nizimukurikire, ziramukurikira, zisanga ziri i Samariya. I Samariya ni mu mujyi w'Abisirayeli. Hanyuma arongera arategeka ngo nizihumuke.
ibyo sibyo nashatse kuganira, ariko nashatse kuvuga ibyo gusa ngo mwumve uko byarangiye. Byarangiye abaje kugota umuntu umwe bisanga babaye impumyi, bakisanga mu mujyi w'abanzi babo. Abanzi babo bari bafite kubica, ariko ntabwo babishe ngo barabagaburiye ngo bamare, barabareka. Bamaze guhumuka bati ni mugende iwanyu. Amen. Imana yo duhumutse amaso y'umutima, tujya tubona muri bya bibazo. Reka tuve ku biri rusange, tuvuge ku bikugose wenyine, ku byo ufite. Cya gihe ugeraho ugatakaza kwizera, ukavuga n'amagambo menshi y'umuntu watakaje kwizera. Uyu munsi iri jambo rigufashe, ryongere rikubwire ngo Imana ya Elisa irahari. Menya ko urinzwe kandi Imana ifite ikizakora kuri ibyo byose biguhanze. Turangize tuvuga hejuru y'ayandi maso. Iki ni ikintu cy'ingenzi cyane dukwiye kurangizanya nacyo y'inyigisho. Imana ituma tubona ibiri kure. Bavuze ko ibyo dukurikiye kandi Imana itwereka iyo twahumutse ari iby'iteka, ariko itwereka bikiri kure. Dusoma Abaheburayo, turasoma umurongo umwe gusa, twari gusoma imirongo myinshi kubera ko umwanya wagiye. Abaheburayo igice cya 11 ku murongo wa 13. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 13. Yego. Haravuga ngo abo bose bapfuye bakizera, batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiroraga biri kure cyane, bakazishimira, bakavuga ko ari abashitsi n'abimukira mu isi. Amen. Amen, amen. Amen. Iki gice cya 11 cy'Abaheburayo turabizi twese ko kivuga ku ntwari zo kunesha. Bise ni ndende muri kiriya gice cy'abantu banesheje. Njyewe uyu munsi bijyanye n'iri jambo twashatse kuganira, rijyanye no guhumurwa amaso kugira ngo turebe. Uyu murongo niwo wanjemo. Bariya bose Imana ivuga ba Aburahamu, ivuga ba Nowa mbere ya Aburahamu, ivuga ba Enoke, yewe itangirira kuri Abeli, ikaza n'abandi benshi. Abo bose bapfuye bakizera. Ngo bari batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo ngo babiroraga biri kure kandi bakabyishimira. Amen. Bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Harimo amagambo menshi hano, ariko reka tuvuge byena nk'abiri gusa. Icya mbere, Bibiliya ikoresha ngo babibonaga biri kure, nuko aba ari abo mu isezerano rya kera. Iyo usomye ku murongo wa nyuma wa 39 niho usanga impamvu babibonaga bari kure. Uriya murongo wa nyuma w'iki gice uvuga ko aba b'isezerano rya kera batari guhabwa ibyo basezeranijwe, batadutegereje twebwe itorero ryacunguwe ryavuye mu maraso ya Kristo,
kugira ngo tuzahemberwe rimwe. Yego. Babirebaga biri kure, Yego. birindiriye ko Yesu azaza agacungura n'abandi. Ntibabe bariyaga bakomoka mu Bisirayeli gusa, ariko noneho aho Yesu azigarurira amoko yose yo ku isi, itorero rikaba mu isi hose, hanyuma rikazazamurwa igihe cy'imperuka, tugasanga batubanjirije abapfuye, twese tukajya kwimana na Kristo. Yego. Ariko mu kurindira turabizi ko bari muri paradiso, baruhutse neza, barindiriye itorero. Haleluya. Amen. Babirebaga bikiri kure, ariko barabibona, amaso arahumurwa, barabibona. Na n'uyu munsi abakristo turabibona. Yego. Turabibona, twebwe ntitubibona nk'ab'igihe cya kera, ariko natwe turabibona, kubera ko igihe cyo kugororerwa kitaragera. Yego. kandi abari mu isi baza babyishimira iyo babibonye. Umugabo aza aturika akarira, kandi bavuga ngo amarira y'umugabo ava kure, akarizwa n'umunezero. Yego. Cyangwa agaturika agaseka ari kumwe n'abakazana. Murabizi mu muco wacu umugabo waza yifata cyane imbere y'umukazana we, ariko iyo yanezerwaga mu rubunga, iyo yarariraga cyangwa agaseka. Haleluya. Amen. Iyo Imana yaduhumuye amaso tureba ijuru, ibyo barebaga ni ibihe? Barebaga ni muri iriya mirongo tutasomye, ngo barebaga isi irutiye isi kuba nziza. Hari isi irutiye turimwo, hari isi iruta biriya bihugu byose dukwiriye batwakira, turi mu bihugu bitandukanye. Yego. Twese ni isi, kandi buri gihugu kigira ibibazo byacu, hakaba n'ibyo dusangiye twese. Yego. Icyo dutegereje twese ni isi nsha. Abo ngabo barayibonaga, ngo babonaga isi iruta isi. Iyo si nta yindi ni ijuru. Babonaga ijuru mu kwizera. Imana rero idufashe. Yego. Natwe ntangira navuze ko abakristo ari abantu badasanzwe, nubwo turi muri ubu buzima dusangiye n'abandi. Yego. Ariko tugire muri twinzira z'iji Siyoni nk'uko uriya mwanditsi yabivuze cyane. Tugire muri twe inzira z'iji Siyoni ntizikave mu bugingo bwawe. Ibyo waba ukora byose, icyo waba uri cyo cyose, inzira z'iji Siyoni ntizikave muri wowe, mu mutima wawe, mu bwenge bwawe. Uzajya uvuga uti njyewe ndi mu baje Siyoni, sinkwiriye kwiyanduza. Amen. Umere nka Daniyeli ari i Babuloni, yanze kwiyanduza. Yego. Hari ibintu byashoboraga kumunezeza nawe nk'umuntu, ariko yanze kwiyanduza. Turangize dusenga. Yego. Dusengera muri izi zaburi, reka nazo zidusomere zombi. Zaburi y'119, Yego. ku murongo w'8, yo usimbe usome no ku murongo wa 37. Azafungura telefone.
munsi yari ahigende gatoya. Zaburi 9 umurongo wa 8. ijana oya umurongo wa 18. Zaburi 119. Ya ku murongo wa 18. Isome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo kwezesha amaso yanje kugira ngo ndebe ibitangaza byo mu mategeko yawe. Amen. Soma no hepfo 37, umurongo wa 37. Umurongo wa 37 haravuga ngo ukebukisha amaso yanje ye kureba ibitagira umumaro, unzurire mu nzira zawe. Amen. Amen. Iyi niyo conclusion nabonye y'aya magambo twavuze iminsi ibiri. Tuza gusenga tuvuga ngo Imana ihumura amaso yacu kugira ngo tumenye ibitangaza byo mu mategeko yayo. Ibi byose twavuze, ibi byo guhishurirwa amaso y'umutima, ni ibitangaza biri mu ijambo ry'Imana. Yego. Imana iduhumure kugira ngo tubibone, tubigenderemo. Si ukubibona gusa ariko tubigenderemo. Yego. Umurongo w'epfo usa noneho nk'uwerekana ibyo dukwiriye kwirinda. Imana ikura amaso yacu. Hariya bavuze ngo ukebukishe, gukebuka. Ni nko kuvuga ngo ikura amaso yacu, iyakure mu kureba ibitagira umumaro. Yego. nta ahangaha sinsobanura. Reka mfata umwanya nsenge. Mana data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, Yego. ndagushima kuri iyi minsi ibiri wakunze ko tuganira n'abakozi b'Imana batandukanye kuri iri jambo ryo guhumurwa amaso, tukarushaho kubona, tukabona ubwenge n'ubwiru buri mu Mana. Yego. Tukamenya imbaraga z'Imana zikomeye, tukamenya ibyiza Imana yabikiye abayikunda, tukamenya isoko y'ibyiringiro byacu, tukabigenderamwo dukomeye kandi tutanyeganyega, turi abantu badashobora kubivamwo uko byaba bimeze kose. Yego. Turasaba Imana yo mu ijuru ngo ihwejeshe amaso yacu turebe cyane iby'iteka kuruta uko amaso yacu yaza atinda ku by'isi. Yego. Ibyo mwami Imana yacu bizatuma tumera twigana ziriya ntwari zo kwizera Imana yerekaga ijuru, bakaribona riri kure cyane, bakabona isi iruta iyi si ubwiza, akaba ariyo bifuza kubamwo. Yego. Bagapfana kwizera kandi bakaba bahamwa nk'abantu ni ukuri bategereje wa munsi wo kwerekanwa kwa Kristo. Turashaka kuzabana nabo kuko natwe dusaba ngo tugire muri twe inzira z'iji Siyoni. Buri munsi ntitukibagirwe ko turi abantu bajya mu ijuru. Ibyo dukora byose
abo twaba turi bo bose, aho twaba dutuye hose. Mwami Imana yacu, turagushima kandi ko mutukiri mu isi uzaduha kwizera n'amaso nk'aya Elisa abona ariya magare n'amafarashi by'umuriro biturinze. Yego. Turarinzwe nk'uko bariya baririmbyi baza baririmba ngo turarinzwe. Imana, haleluya, ni Imana ishobora byose. Mu bikomeye, mu bituzazaniye, turabizi ko Imana ya Elisa ikiri ya yindi. Turagushima Mwami ko amaso yacu uzayakura kuri biriya byose bitagira umumaro. Reka amaso yacu ave ku bitagira umumaro nk'uko uyu mwanditsi w'iyi zaburi yabivuze. Yego. Turashima Imana ko yumvise gusenga kwacu, ni mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Mana turagushimiye, haleluya, haleluya data wera.